Hello fashion lovers, murakaza neza kuri YouTube channel yitwa Pizotera. Abo dusanzwe tubana bahaye ikaze kandi ndetse n'abafunguye iyi YouTube channel ari ubwa mbere namwe mbahaye ikaze. Yes, rero nk'ibisanzwe ntanga amasomo agendanye n'ubudozi. Uyu munsi rero ndashaka kubereka video yakozwe n'umunyeshuri nigishije, umunyeshuri w'umukobwa agiye kutwereka uko iyi shati muri kubona hano uko bayipima, uko bayikata, ndetse niba ngombwa atwereke nuko bayidoda. Yes, ese wakibaza ngo umunyeshuri arabikora koko, arabishobora? Yes, kurikira iyi video rero kuva itangiye kugera isoje kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Yes, reka dutangire. Rero ikintu cya mbere uyu munyeshuri ahereyeho, ndabona gufata mezire nk'uko nabibabwiye video igitangira. Pimye intugu, intugu abanyamo 18 kuva ku rutugu ugera ku rundi, abanyamo 18. Turebe ngo arakurikizaho iki. Yes, nkuko ndi kubibona akurikijeho gupima umuzenguruko uwo mu gituza, gapima yitonze, akabikora neza cyane nkuko nabimwigishije. Yes, mu gituza abonyemo 38. Yes, 38. Akaba akurikijeho mu nda nkuko twese turi kubibona, agiye gupima umuzenguruko wo mu nda. Yes, akurikijeho umuzenguruko wo mu nda, ndabona abonyemo umuzenguruko wa 34. Yes, agiye gukurikizaho ikihe gipimo? Nkuko ndi kubibona akurikijeho gupima umuzenguruko wo mu mataye. Yes, hanchi cyangwa se contour hanchi cyangwa se hip circumference mu rurimi rw'icyongereza. Yes, umuzenguruko wo mu mataye. Nkuko turi kubibona yagerageje kurekuramo metero kugira ngo ishati umukiriya atazayambara ikaba imufashe. Nkuko ndi kubibona abonyemo umuzenguruko wo muri hanchi cyangwa se wo muri taye wa 40. Igipimo akurikijeho ni igipimo cy'uburebure. Yes, uburebure bwose bw'ishati. Ibyo byose rero ukabikora witonze kandi nawe abikora neza nkuko nabimweretse. Yes, ari kutwereka ko uburebure ari 30, uburebure bw'ishati, longueur totale y'ishati yose cyangwa se total length mu cyongereza, ya 30. Akurikijeho uburebure kuva ku ntugu ugera mu nkokora. Yes, uburebure kuva ku ntugu ugera mu nkokora, aho naho ngo ni igipimo cy'ingenzi cyane uba ugomba kwitaho. Yes, agakurikizaho guhita apima uburebure bwose bw'akaboko, ndabona harimo 24 uburebure bwose cyangwa se longueur manche cyangwa se sleeve length mu cyongereza. Yes, nkuko ndi kubibona uburebure bwo kuva ku ntugu ugera mu nkokora harimo 13. Ikindi gipimo agiye gukurikizaho ndabona ari igipimo cy'ikizigira. Ibi byose rero uyu munyeshuri ari kubikora mubibona, mubirebesha amaso yanyu. Umunyeshuri yigishije usibye ko amaze kubimenya. Yes, amaze kubimenya. Yamaze kubimenya, ishati arayidoda, akayidoda kandi neza, umukiriya akayambara ukabona ko looking the well cyangwa se agaragara neza. Yes, ikizigira rero ndabona apimye 14. Akurikijeho ikihe gipimo? Aha ndabona ari umuzenguruko wo mu nkokora, aho asaba umukiriya guhina mu nkokora. Ngaho uhapima
usabye umukiriya guhina mu nkokora. Yes, harimo 12. Umuzenguruko wo mu nkokora ni 12. cyangwa se nabyita elbow circumference mu cyongereza. Aha rero ni ku gikonjo. Ibi byose rero ari kubikora nk'uko nyine nabimwigishije. Aba agomba kubikora kandi akabikora neza. Yes. Umuzenguruko w'igikonjo niwo ari gupima kugira ngo azakore poanye imeze neza, imeze fresh. Ishati mwayibonye video igitangira, ishati tugiye kubereka, ishati tugiye gukora. Yambwiye ko iyi shati agomba kuyikora, agomba kuyibereka, akabereka uko bayipima, akabereka uko ikatwa, ndetse akabereka nuko idorwa. Rero ugomba gukurikira video kuva itangiye kugera isoje. Ibipimo rero bimaze gufatwa, agiye kubishyira ku gitambaro. Igitambaro hano rero kiba kikubyemo kabiri. Ikintu cya mbere abanza gukora, abanje guca marije nk'uko muri video zanjye zo gukata amashati mwagiye mubibona. Marije itambitse agiye guca, aciye n'indi marije ihagaze. Ibi byose turi kubirebesha amaso yacu, ko muri kubibona nanjye niko ndi kubibona. Icyo nshaka kureba ni ukureba neza koko. Yarambwiye ati okay, njyewe ndashaka kwereka abantu bagukurikira ibyo nshoboye, ibyo maze kumenya. Ambwira ko iriya shati twatangiranye yashobora kuyikora. Ubwo rero reka tubihanga amaso turebe ngo arayikata ayidode koko. Amanutse igice, aturutse kuri iriya marije itambitse. Amanutse igice, aciye undi murongo utambitse. Iki gice narabibabwiye, iki gice kirafasha. Ni igice ukoresha uri guteranya ibipande by'imbere n'iby'inyuma. Yes. Ibyo rero amaze kubikora nk'umuntu nyine wafashe isomo neza, wabyumvishe neza, akurikijeho aturutse kuri iriya marije ihagaze, atambitse 2 n'igice, asubira inyuma 0.75. Yes. Ni igice kirengaho udukoni 2. Abasubiye inyuma, igice kirengaho udukoni 2. Hari abasubira inyuma igice bagatambika 2 bagasubira inyuma igice, ariko njyewe ntambika 2 n'igice nkasubira inyuma 0.5 urengejeho udukoni 2. Yes. Ibyo nabyo yabisoza rero. Process zose uko namwigishije gukata ishati, ndabona aho bigiriye ntacyo namushinja. Ndi kubona ari kubikora nk'uko nabimweretse. Ciye mirongo ihagaze, ari guhuza aho yagiye amakinga, agahuza, agakora umurongo uhagaze. Yes, imirongo irahagaze ari guca. Reka tubihanga amaso turebe ngo biragenda bite, birarangira bite. Icyo tugomba gukora ni ukutarambirwa, tugakurikira isomo neza. Yes, tukareba ko hari icyo twakuramo. Yes, kubona umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ashobora gukata ishati yayipimye, akayidoda, akayihereza umukiriya, akayambara, ni ibintu by'ishema cyane. Yes, nawe rero byakubera. Yes. Amanutse 2, aka 2 nababwiye ko ari ako gucurika intugu. Amanutse uburebure bw'amaha, ariho tubona umurongo dushyiraho ibipimo by'umuzenguruko wo mu gituza. Amanutse 8. Yes, araza wenda kudusobanurira 8 uva he, bigenda bite, biba bimeze bite kugira ngo ubone 8. Uburebure bwo kugera mu nda turutse ku irugu ni 17. Uburebure bw'ishati ndabona ari 30, akarenzaho vale de couture ya 2. Yes, arongeye amakinze no kuri rwa ruhande 2, amakinze 8. Ubwo nibwo burebure bw'amaha, ariho ubwo ariko araza kudusobanuriraho byaturutse. Yes. Ibyo rero
byamara kurangira harakurikiraho iki, reka turebe. Icyo mbona cyo nuko agiye guhuza hamwe amaze kumakinga cyangwa se amaze gushyira ibimenyetso by'aho ibipimo bigarukira. Yes, arahuje rero, aciye imirongo itambitse, imirongo iratambitse. Uyu murongo w'uburebure bw'amaha ariho dushyira ibipimo by'umuzenguruko wo mu gituza, naho akaba arahahuje, aciye umurongo utambitse. Yes, n'uyu murongo nanone dushyiraho ibipimo by'umuzenguruko wo mu nda, naho arawuciye, hagakurikiraho uburebure bwose bw'ishati aho ugarukira, hagakurikiraho umurongo wa valeur de couture. Yes, ibyo rero byarangira, reka turebe ni iki gikurikiraho. Icyo tugomba kumenya nuko tugomba kureba ishati yose uko bayipima, tukamenya uko bayishushanya nuko ikatwa kandi akanayitudodera. Yes, hano rero agiye kutwereka formule y'ukuntu yabonye uburebure bw'amaha. Yes, afashe 38, ubwo ni umuzenguruko wo mu gituza, agabanya 4 bingana n'9 n'igice, akuramo 1 n'igice. Iyi formule nanjye mu mavideo yanjye nagiye nyibereka, nagiye nyibaha, niho uriya 8 waturutse. Yes, ibi ugomba kubifata ukabifata mu mutwe nk'uko uzi izina ryawe. Iriya formule irakora, irafasha nayo. Yes, wenda hari ubundi buryo wakoreshaga ariko nabwo bukaguha uburebure bw'amaha, it's okay, ariko iriya formule nayo ugomba kuyifata ukajya uyikoresha. Ndabizi ko n'izindi nzira zihari, ariko n'iriya formule uyifashe nta kibazo. Yes, rero ahangaha ndizera ashobora, katurebe icyo agiye gukurikizaho. Yes, agiye gukurikizaho iki. Ahangaha ndabona ari gushyiramo ibipimo by'intugu. Ibipimo by'intugu bigabanya 2, intugu ni 18, yagabanyije 2, irabona 9, arenzaho igice cyo kuzafata ari guteramo amaboko. Yes, ubwo ni 9 n'igice, amakinze hejuru, amakinga na hariya kuri murongo wo mu gituza. Yes, yarangiza aciye umurongo uhagaze. Yes, aciye umurongo uhagaze. Reka turebe n'iki kigiye gukurikira. Yes, ndabona agiye gukurikizaho gutambika ijosi, atambitse 3, aturutse hariya twasubiye inyuma 0.7. Yes, yarangiza amanuka nanone 3, aturutse kuri kiriya gice twamanutse, akuba ijosi, akora ijosi. Yes, ya video ndabona iri kugenda isobanuka, iri kugenda igaragara neza. Yes, dese imeze neza cyane, igishushanyo rwose kigaragara neza cyane hatarimo akavuyo. Yes, hari yazamutse igice, aturutse kuri ya murongo nanone twacurikiyeho intugu, azamutse igice. Ya, nyuma yuko azamutse igice rero ni iki agiye gukurikizaho. Uyu mwana w'umukobwa, umwana rwose utakeka ko ashobora kudoda ishati cyangwa se ashobora kuyipima akayikata ishati y'umuntu w'umugabo. Ya, ubwo rero byanze bikunze uyu mukobwa ashobora kuba asobanutse, ariko turabyemera neza nasoza gushushanya iyi shati nk'uko yiyemeje ko ashobora kuba yayikora. Yes, hariya rero ni intugu ziracuritse, muri kubibona, muri kubona ko intugu zicuritse neza cyane. Yes, agiye gukurikizaho gushyiraho rero ibipimo. Uriya murongo ni umurongo wo mu gituza, kizeho umuzenguruko wo mu gituza 38, yagabanyije 4, rero abona 9 n'igice, arenza valeur de couture ya 0.7.
hasi 0,75 byose ntacyo byaba bitwaye. Akurikijeho rero gushyiramo ibipimo byo mu nda. Mu nda ni 34 rero nugabanya 4 urabona 8 n'igice. Naho rero ararenzaho valeur de couture, nkuko valeur de couture ingana nk'iyo yarengejeho mu gituza. Valeur de couture wiyemeje gukoresha mu gituza niyo ukoresha no mu nda ndetse no ku mahanshi. Hanshi rero umuzenguruko ni 40 nugabanya 4 urabona 10 naho arenzeho 0.7, ubwo ni 0.5 hiyongeraho turiya dukoni tubiri. Valeur de couture rero ntago ari ikibazo, wanenzaho igice bitewe n'uko wiyizeye, wazenzaho 0.7 nk'uko uyu mwari ari kubikora, cyangwa se ukanarenzaho 1 birashoboka. Ahangaha rero ari gukora fante, kutwereka uko ushushanya fante. Hariya niho uburebure bw'ishati bugarukira, agiye kuzamuka atwereke uko iyo fante izaba ireshya. Iyi fante rero y'uyu mukobwa agiye gukora, ndabona ifite uburebure bw'8 uturutse hasi aho uburebure bw'ishati buzaba bugarukira. Agatambika 1 n'igice, yarangiza agaca umurongo. Iyi ni fante. Byose rero agomba kubikora nk'uko nabimweretse, nk'uko nabimwigishije, agomba kubifata kandi nawe mu gihe bibaye ngombwa ko abigaragaza akabigaragaza nk'uko nabimweretse. Hariya rero afashe iriya distance kuva aho uburebure bw'amaha bwagarukiye kugera aho twagarukiye ducurika intugu, agabanya iyo distance mo kabiri, harimo 6, abonye 3, asubira inyuma igice, winjiramo igice, uzamo imbere. Yinjiyemo igice. Yinjiyemo igice. Ahangaha rero ndizera agiye kutwereka uko bakora amaha, ashushanya amaha. Reka tubirebe, tubihange amaso uko akora aya maha. Reka turebe uko akora amaha. Aturutse aho ibipimo rero byo mu gituza byagarukiye, akuruba amaha, akuruba aganisha muri cya gice, agera hejuru aho nanone twacurikiye intugu, ahita akora n'amaha y'inyuma. Muri kubibona. Ubwo rero ndizera pariti z'imbere, ibipande by'imbere turi kubibona uko bishushanywa. Nimba hari ushobora kuba hari icyo yakuramo, ubwo ari kugikuramo, ari kugitoramo. Iyi minota umaze wicaye ureba iyi video, ndizera utabura ikintu umaze gutoramo kuva video itangira. Uyu mukobwa afata ibipimo kuva atangira gukata, ndizera utabura ikintu waba umaze gutoramo. Kibaye ari ntacyo, ushatse wastopinga n'ubundi iyi video, kuko n'ubundi ntago icyo waza gukuramo waza kugikuramo finale. Rero akuyeho lisiere, atangiye gukata. Iriya lisiere ayikuyeho. Iriya lisiere ntabwo aba ari sawa, ugomba kuyikuraho kuko hari igihe bitewe n'itise uko imeze ushobora kuyirekeraho igakurura, ugasanga rero umwenda wawe irawishe kandi wenda wari wawukase neza uzi no kuwudoda, ariko iriya lisiere ishobora kuguteza ibibazo. That's why ugomba kuyikuraho. Aha rero arakase, ugakata witonze kandi vuba vuba. Muri kubibona ko afite speed, umukasi arawumva cyane. Pana wa muntu ujya gukata ugasanga intoki zagira ngo harimo ibinya. Umwana w'umukobwa rwose arakata ukumva ko ari gukata. Rero aho ibipimo byagarukiye yahashyize akamenyetso byo muri hanshi. Hariya naho ukashyira utumenyetso, even hariya ukashyira akandi kamenyetso, kuko byose uba ugomba kubikenera iyo uri guprepara ishati. Turiya tumenyetso turagufasha, ndetse n'iyo uri kuyiteranya uyidoda, hariya bipimo bigarukira naho turiya tumenyetso turagufasha cyane. Ibipande by'imbere rero birarangiye.
Yes, tugiye kureba uko uyu mukobwa akata ibipande by'inyuma. Ese arabishobora cyangwa se mu masomo namwigishije yafashe gukata gukata ibipande by'inyuma gusa? Yes, reka tubirebe neza rero ko n'ibipande by'inyuma ari bubidukatire neza, akabikora neza nta kintu na kimwe asimbutse. Yes, reka tumuhange amaso turebe ngo ni ibiki. Yes, uko ndi kubibona rero afashe bya bipande by'imbere. Yes, yafashe igitambaro aragihina aricyo agiye gukoresha akata ibipande by'inyuma. Ndabona kikubyemo kabiri. Kikubyemo kabiri. Yes, kikubyemo kabiri. Yafashe aringaniza n'uriya murongo, uyu murongo wa mbere. Yes, uyu murongo wa mbere hamwe kabiri n'igice yagarukiye. Yes, kuko yatambitse kabiri n'igice asubira inyuma 0.7. Rero aho iyo kabiri n'igice yagarukiye niho ndeba yaringanije na kiriya gipande cy'inyuma. Yes, rero reka tubirebe turebe ngo ni ibiki. Yes, aciye iriya mirongo mbona idahagaze isa nk'iberamyemo ukuntu. Buriya niko yabyize, niko nabimwigishije kandi koko nibyo, ntago ibigomba kuzamuka ihagaze. Yes, azamutse 3 n'igice rero aturutse hariya kuri kiriya gice nanone. Yes, kiriya gice cyo guteranya mu ntugu yagiturutseho ari kuzamuka 3 n'igice. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ku gipande cy'inyuma. Ibipande by'inyuma muri kubona ko biba ari birebireho ugereranyije n'ibipande by'imbere, ntago biba bingana. Ibipande by'imbere n'iby'inyuma ntago biba bingana. Yes, ibyo rero ari kubikora yitonze kandi neza nta kosa. Yes, nta kosa, nta gusiribanga, ntaki. Hari ukuntu umuntu ashushanya ugasanga itise yahinduye ikindi kintu kabisa, ntago biriya bintu biba ari sawa. Yes, hari n'igihe bikujijisha ugashiduka ukase ahatariho. Niyo mpamvu ugomba gushushanya ushyiramo ubwitonzi buhagije. Yes, rero aramanutse ahinnye bya bipande by'inyuma. Muri kubibona ko byasumbaga iby'imbere, ahise ahina aganisha muri cya gice nanone cyo gucurika intugu gicuritse hamwe twacurikiye intugu. Yes, hariya rero ari gukora ijosi ry'inyuma ryo ku gipande cy'inyuma, gakora ijosi. Ibi rero uko ari kubikora nawe ubwo bafite igitambaro wagerageza kubisubiramo, kuko kwiga kudoda nyine ni ugukopera. Yes, ugomba gukopera rwose, biba byemewe, nta kosa, nta kibazo. Urakopera ukareba ko umuntu akora ibintu bye, deni nawe ukabyigana ukaba wabyazamo nawe ubumenyi. Yes, rero hano ko ari kubikora wemerewe kubikopera nawe deni ukaba wabikora. Yes, rero ijosi ry'inyuma ndi kubibona ari gukata hariya hantu. Ugomba kuhakata witonze, iyo ukase nabi ushiduka ibintu ubyangirije. Yes, rero amaha y'inyuma arakase. Yes, yihuta cyane, bigaragara ko rwose umukasi atari ibyo ari kwiga, atari kwiga gufata umukasi, atari kwiga gukata. Yes, ari gukora ibyazi. Yes, ari gukora ibyazi rwose, yize kandi yize neza iri somo. Biragaragara ko yarifashe yanjyewe aho bigejeje, aho agereje ndi kubona nta ribi, nta kibazo kabisa. Yes, nta kibazo. Nzi ko hari yaba yarabyibagiwe, ariko uyu mwari arafata kabisa. Hariya rero ku ijosi ry'inyuma muri kubona kariya kantu hariya ari gushushanya karasa nk'akazamuye, ntabwo biba ari sawa iyo ukarekeyeho gakora. Iyo ukarekeyeho, iyo urambuye igipande cy'inyuma ubona kakoze ingombajwi ya wa.
yes kaba kakoze ingombajwi ya wa, ntabwo biba ari sawa rero, niyo mpamvu amanutse igice akagakuramo. Aha rero ni ku maha y'imbere, hariya ashyize turiya tumenyetso, kariya agiye kuhakuramo. Amaha y'inyuma n'ay'imbere ntabwo biba bigomba kungana, ibyo narabibabwiye, kandi nawe ndabona yarabizirikanye uko yibutse hano kubikora. Yes, umunyeshuri mwiza cyane, ufata cyane, kandi ndamushimiye. Yes, ndabimushimiye cyane cyane, ndabimushimiye. Yes, ndabimushimiye, kandi n'abandi mfite nabo courage, bizagenda neza, bizagenda biza, nabo bari mu nzira, ni iminsi mike nabo bakatwereka ibyo bashoboye cyangwa se ibyo bamaze kumenya. Yes, kandi ndanabasuhuje cyane abanyeshuri banjye aho muri hose, ndabasuhuje. Yes, mukomeze kugubwa neza. Yes, ubwo ndabara abanyeshuri mba ndi kwigisha nyine face to face, turebana turi kumwe, ndabasuhuje cyane, kandi namwe mwigira online ndabasuhuje cyane. Yes, aha rero ndabona hagiye gupima uyu muzenguruko w'amaha. Yes, apimira ku muzenguruko w'imbere, ku bipande by'imbere, kandi koko nibyo nanjye niko mbikora. Yes, ibyo rero nta kindi bimufasha uretse abyifashisha ari gukata amaboko. Ahangaha umanuka uburebure bwa piesoma, hano buri bushyire piesoma, nta standard ngo umanuka 4 cyangwa se 5 cyangwa iki, oya, bitewe nuko tise yawe ingana, ushobora kumanuka 4, ushobora kumanuka 3 n'igice, biterwa kandi nanone nuko umuntu angana. Umuntu ashobora gusanga ari umwana umanutse 5, ushaka gusanga iyo piesoma yahuye n'amaha. Yes, aragenda abikora, ariko nanjye ngenda mbasobanuriramo gake gake, ngira ibyo ngenda mbibutsa. Ahangaha rero agiye kudushushanyiriza amaboko afite uburebure bwa 24. Yes, 24 arengejeho rimwe, ririya rimwe rero nta kindi rifasha. Iyo uri guteranya amaboko uyateranya ku bipande, ufata valeri y'igice, icyo gice bwo kiyongere hariya biba 24 n'igice, akongeraho igice nanone ufata uri guteraho poignée, niyo mpamvu amakinze 25. Yes, uburebure bwo mu nkokora rero turutse ku ntugu 13, naho nawe arengejeho igice, biba 13 n'igice, niyo mpamvu amakinze 13 n'igice. Yes, gaca rero imirongo itambitse, reka turebe amaboko nayo ko ayakata, turebe ngo bimeze biti. Yes, turebe ngo bimeze bite. Fashion lovers rero nkuko ndi kubibona, amanutse 4 n'igice. Yes, 4 n'igice, ko irajyaho umuzenguruko w'amaha, bayita cap height mu cyongereza. Yes, cap height mu cyongereza niko bayita. Ahangaha rero niho niho umuzenguruko w'amaha uri buze ukagarukira. Yes, karenzaho rero 1 n'igice, abona ko ahise amakinga muri 6, ubwo yarengejeho 1 n'igice. Hariya niho ushyira ibipimo by'umuzenguruko w'ikizigira. Yes, formule nuko kugira ngo ubone aho ushyira ibipimo by'ikizigira, ni cap height wongeyeho 1 n'igice. Ubwo rero niyo mpamvu 4 n'igice yongeyeho 1 n'igice, bikaba 6. Aho muri 6 rero niho ushyira ibipimo by'umuzenguruko w'ikizigira. Yes, uyu munyeshuri arasobanutse kabisa. Yes, rero ubwo wagiye gushyiraho umuzenguruko, wa muzenguruko aba yapimye, aba agomba kumekinga sure ko awushyizeho, ukaza ukagarukira kuri hano ino cap height yagarukiye. Yes, hariya rero atambitse 3, yatambitse 3.
reka turebe ibiki bikurikira. Fashion lovers rero, nimba uri kwishimira iyi video, nimba uri kunogerwa n'iyi video, nimba ubona ibintu ari sawa, ushobora gukanda like, waba utarakora subscribe ugakanda subscribe kugira ngo video zose nzajya na uploadinga ujye ubasha guhita ubona notification. Yes, ibyo bintu biba ari sawa cyane. Ikindi ushobora kwandika comment yuko uri kubibona, yuko uyu munyeshuri uri kubona ko hari icyo amaze kumenya. Njye wamwigishije adoda ishati ya Made in Rwanda. Rero uyu munsi nifuje ko yamfasha gukora iyi video kugira ngo yerekane icyo ashoboye. Hari abakobwa babitinya, babumva ko ishati batayidoda, babumva ko batamenya kudoda imyenda y'abagabo, ariko ndabizi ko hari abakobwa babishoboye. Rero uyu ni umwe mu banyeshuri nigishirije, ari kutwereka ibyo ashoboye, ibyo amaze kumenya. Yes, aha rero umuzenguruko wo mu nkokora twabonye ko ari 12, ubwo ni 6 ko turagabanya 2, arenzeho valide couture ya 1. Yes, puwanye rero ifite 9 n'igice, iraba ifite 9 n'igice, ubwo kugabanya 2 ni 4 n'igice n'ibice 75. Yes, ubwo akarenzaho valide couture ya 1, akarenzaho 1. Tubirebe rero, tubihange amaso, tureko aya maboko asoza kuyakata. Yes, hari kuyashushanya, amara kuyashushanya ubwo arayakata. Tubirebe tuhange amaso. Yes, aha rero agiye gukata. Ibyo byose nabyo rero ni ibintu ugomba gukora witonze. Iyo washushanyije neza ugakata neza, n'ibindi bigenda neza. Yes, fashion lovers rero ago nabereka ibintu bidafite umumaro. Yes, kuko njyewe mba ndi kwigisha, rero se mugomba kumenya ibyo ndi gukora bitanga koko umusaruro. Rero uyu nimba ari umwe mu banyeshuri nigishije, mfite n'abandi nabo mba ndi kwigisha, wenda nabo nibamara kubimenya nabo buriya bazatwereka icyo ubashoboye. Ndabizi ko barahari, abanyeshuri barahari, barahamamagara, turashaka kwiga, bakaza nkabafasha. Nawe rero nagufasha, nawe nta mpamvu yo kwitinya ngo uri umukobwa, ngo uri umusore, wenda se ngo nta kazi ntaki. Ibintu biba byoroshye cyane, wazana ukiga umwuga, ejo ukaba uri kwereka abakiriya bawe icyo ushoboye, ukaba uri kwereka abanyarwanda icyo ushoboye, ndetse n'abanyamahanga muri rusange. Yes, akaboko rero hariya hagana hasi yamushyize akamenyetso hagati na hagati. Yes, agiye kumakinga ahantu hazajya plaquette zo ku maboko, aho azashyira sleeve plaquette. Ndabona afashira distance, ndabona harimo 6 uturutse hariya hagati na hagati ugera hariya hirya nanone akaboko gaherera, agabanyije 2 abona 3. Yes, muri 3 ashyize akamenyetso, muri kubibona. Kongera nanone turutse ku uyu murongo wo hagati na hagati naho ashyize, agiye kwashyira kandi kamenyetso, aho ni muri 3. Yes, aciye umurongo ahagaze aho ari guhuza turiya tumenyetso. Yes, aciye umurongo uhagaze. Reka turebe, agiye byanze bikunze azamutse 4, ubwo agiye gusatura aho zira plaquette zo ku maboko zajya. Yes, turiya du plaquette two ku maboko ndizera muri kutwumva, two ku maboko arahasatuye. Yes, arahasatuye, we yazamutse 4, ushobora kuzamuka 5, ariko nanone katarenze 5. Karengeje byaba waba uzamutse ikintu kinini cyane. Yes, rero we yazamutse 4, it's okay, nabyo nta kibazo.
ushobora no kuzamuka 3 n'igice, nta mategeko abihanira. Aka kantu rero ari gukuramo nk'uko ku bipande by'imbere yagakuyemo, no ku maboko ugakuramo, yes, ugakuramo. Ahangaha ashyize tuno tumenyetso, iyo uri guteranya utera amaboko ku ishati ugomba kwitonda ukamenya ko turiya tumenyetso turi ku maha y'imbere. Yego, amaboko rero ndizera amaze kuyakata, amaze kuyashushanya ndetse aranayakase. Ibyo ni byiza cyane nabyo kuba iri somo naryo yararifashe. Yes, ibi ni bimwe muri biri kutwereka ko ishati uyu mukobwa ashobora kuba rwose ayumva neza cyane. Gusa njye nka mwarimu wiwe I know, ndabizi ko abishoboye, ariko wenda wowe uri kureba iyi video ushobora kuba uvuga ati reka ntago byavamo, ntago yayishobora. Ariko ahagejeje akora mbaye mushimira, tubaye tumushimira, nta kibazo. Aho agiye gushushanya rero piesoma, ari kutwereka ko bakata piesoma. Yes, piesoma bayita ibega, hari abaryita ibega cyangwa se ni backyoke mu cyongereza. Ubwo sinzi we mu kinyarwanda terime uko mu kariya kantu mukita k'inyuma ku ishati. Yes, hariya rero hari akamenyetso kaho piesoma izagarukira, yamanutseho igice. Yes, yamanutseho igice. Iyi piesoma nk'uko mubibona iracuritse, ntabwo ari ya piesoma ibitambitse, iracuritse. Izi piesoma nizo nyine zigezweho, nanjye ntabwo nakigisha abantu ibintu bitagezweho. Gusa n'itambitse nayo iba piesoma, ariko iriya niyo dukunda gukoresha nyine nka piesoma igezweho. Yes, ibyo rero ndizera birangiye, ibipande by'imbere n'iby'inyuma yatweretse uko babikata, yatweretse uko bafata mezire z'ishati. Muri make twateye ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri, aho twamenyeyemo gufata mezire, aho twamenyeyemo gukata. Aha rero aturutse hariya ku burebure bw'amaha hamanutsemo inch 2. Yes, hamanutsemo 2 mu mibare minini. Yamanutse 2 mu mibare minini. Ahangaha arashaka kutwereka aho iriya design nk'uko mwabonye kuri ya video iri gutangira, iriya shati uko yari ifite iriya design mu gituza ku gipande cy'ibumoso. Yes, hariya iriya design rero niho itangirira. Yes, hariya muri iriya 2 ari kumakinga. Yes, hariya niho ya design itangira ya kariya gatise kandi kavangiye kuri iyi tise ari gushushanyaho. Ya rero ibyo byose nyine ari kubikora nk'umu design, ari guprepara design yiwe ashaka kuzakora. Byose rero agomba kubipanga kandi akabipanga yitonze. Fashion lovers, njye rero ni Pisotera, ndabakunda cyane, murabizi ko mbakunda kandi namwe murankunda. Ahaciye umurongo aho ya design izabitangirira. Yes, fashion lovers, ndabakunda cyane, mwakoze kureba iyi video, kandi mbasaba kudacikwa na video ikurikira yo kutwereka noneho uko ateranya iyi shati. Wakibaza se azayiteranya, abishobora, ariko icyizere ndizera gihari ubwo mubonye uko ashushanya, uko yafashe ibipimo. Ndizera amanota mwayamuha, ndizera icyizere gihari cyuko iyi shati azatwereka uko idorwa kuva itangiye kugera isoje, nta kintu na kimwe asimbutse. Yes, rero fashion lovers, niba nawe waba ukeneye kwiga, wampamagara kuri nimero 078 40 94 914, cyangwa ukananyandikira kuri WhatsApp yanjye, nawe nkakwigisha kudoda turi kumwe face to face, turebana, nkakwereka akantu ku kandi, intambwe ku yindi, umbaza uko ushatse, nta kibazo, nkaguha umwanya uhagije mu gihe gitoya, nawe ukaba usobanutse, wahitamo kwiga ibyo ushaka, yaba imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, byose ndabishoboye, nta kibazo, wahitamo icyo wumva ushaka kwiga.
Fashion Lovers rero uyu munyeshuri ndamushimiye cyane, ndamushimiye, yarakoze kandi aba agomba kubera urugero rwiza n'abandi banyeshuri. Bye bye, ndabakunda cyane.